ihangane ariko bibaho to cyakoze rata nyamubona nararambiwe tutagize rata mushiki wanjye n'amabi koko asa nkanjye mushiki wanjye rata urabona azahava pe uri kumugurira umugabo no gukora cyane muzamwishyurire rwose azanyishyurira mbona cyakoze wenda nabonye mu ntara batareba ibintu by'ubwiza oya nanjye nzajya mu biryo kumara iki mu biryo uzi ko sinzo bayikora mu biryo bana nshuti zanjye ashaka kwitukuza se ashaka kwitukuza nanjye nakitukuza da hanyuma ushobora kwitukuza ntibiguhire ugasambuzanya amabara kandi wose gumiye uri igikara oya asa gutyo ntago azabona umugabo azitukuza niyeshaka ukuntu yitukuza gusa nazana amabara kandi ibyo bitukuza bikanga niyo bazamukundira baza ahubwo wenda yakwihangana akagumana igikara niyo nama nakugira kuko witukuje ushobora kuzana amatarasi noneho bikakubera ukagira n'isoni witubona igikara cyo kwa nanjye hari umuntu nzi wisize none hano ku maguru haragenda ubu se umwangaha kugura koko ntabwo bishoboka n'ahangaha ku ntoki ntihaca noneho mwahangaha bajya babiboneramo hano ko witukuje bambaraga n'amasogisi n'inkweto zikunze ukabona umuntu kuva mu buzima bwe yahora yambaye ipantaro kandi umuntu witukuje aba yumva yakwambara ikimini utuntu nk'utwo nyine nawe wikundira nk'utuntu tugufi sibyo wikundira ibintu erega ntabwo waba usa gutya ngo wambaye ibintu birebire kubera iki yagaragarira hehe se ubu wenda bagira ngo wenda yerekane nako ko ndi kibi urumva ariko se waba usa gutya ukambara ipantaro y'umukara reba nk'uko yambaye igikara ntabwo bijyanye ntabwo uje base kugira ngo arasa cyangwa umweru umuhondo none imana ukuntu ahantu imana iri nziza ibaze ko ari igikara ariko mu kanwa he ni umutuku ariko ni igikara ariko oya ntabwo mubwiye nabi ntabwo abantu hose igikara byari kuba bibi nko mu kanwa w'uyu mu kanwa we ni igikara mu kanwa he ni inzobe ni igikara mu kanwa he ni igikara wenda waragerageza mu kanwa he ni umukara n'akayobe kamwe ngayibaze usa gutyo no mu kanwa ari umukara ni uguseka abantu ntibanabona amenyo mana we gusa nyine ntuzihebe pe nyine nose imana irema ntuzitukuza nyine nicyo ntabwo useneze utwo dukesha ikatari yanda tukuza ariko se amavuta iyo uvuze amavuta akesha ushatse kuvuga iki nyine utwo tukanjye neza ukumva ntayagikanyerera wenda se ahubwo uzashaka igikara kinyerera basi kibe cyiza uduheri tugende umere neza uzareba abasirikare baba bafite igikara kinoze cyiza cyane cyiza se wagikura he hari umuntu uhura n'ako ati ntabwo nari nzi ko abantu b'igikara baba nk'inguyu ni inzobe bari bafite igikara cyiza abasenegari ubundi njyewe mbere nyiza ahanga ntabwo nari nzi ko Nyamabunda ari umunyarwanda nabimenya nuko avuze babwira abafana ngo njyewe abantu benshi bari bazi ko ari umunyarwanda njyewe naramurebaga nka wenda se ntabwo gusa kuriya kuko nasaga nabi abanyakenya nabo nibo bakunze gusibikara sibyo njye nabonaga nta munyarwanda usa gutya Nyamabunda ashobora kuba ari nko handi hanze ariko sugira n'abana bahinde bazi Nyarwanda ubuse nta gikara n'abangaba baba Masai bacuruza Nyamabunda umubona ateye ariko reka nkubwire igikara cya Nyamabunda kirakeye si gikeye kirakeye ntabwo kimeze nk'aho hari igikara ureba bagira ngo ni gogo neza neza Nyamabunda mujyanye ahantu Nyamabunda abana batavuga ko ari umunyarwanda oya ariko ni mukabana abantu bose ngo nuko ari ibikara baba barabuze amafaranga yo kujya kwivuza nibyo ubusa oya ni nako ubishaka nyine ibikara nta kintu ushobora kumindura inzobe bitanu ugenda ndabizi ko hari amavuta agura inoti ya 5 kandi akagukesha oya mbwira bitamo nacyaje kwejo ubu ndabizi ko ayo mavuta ahari bitamo nacyaje mbwira cyo kunyine sinyavuze gusa ngiye nshaka kwisukuta tunyesha nisiga amara n'ubundi igikara amara zana yaveho amara n'ubundi ahindura igikara nta kintu wahinduka ntacyo uzahinduka ntabwo cyase reka nyine ukomeza ukaba igikara biraho ntacyo ubundi amavuta amara n'ay'abagabo
abakobwa barisiga ni bake cyangwa wisiga ka mowapu cyangwa wisiga ka beauty utuvuta nyine tw'abakobwa amara nayo bagabo ngiye amara nyansi ku bagabo cyangwa wisiga turiya twa karoti cyangwa wisige moviti nta moviti buri moviti igira inzobe ese siyo nisiga ukuri kw'Imana moviti irakesha nisiga kandi nta kintu gutwara iyo wabimenyereye kibi ni ukwisiga sante asante noneho umere utese uzayisiga ariko si ubwo yaje kwa musaza ubundi mu cyaro ase wa munga ni mu cyaro mu mezi angahe tubone yahindutse erega n'amazi yo mu cyaro mani n'amazi yo mu cyaro kandi yoga amazi y'i Kigali bamugurira utundi tuvuta twiza kuri mu cyaro abaga hose izi saha nabaga noza ariko nyine amazi yo mu cyaro nyine wabaga ko njye nagiye mu cyaro baratashya ukajya gukura ibijumba ukahirira inka utuntu nk'utwo nyine bakavayo bajya kuryama wibitinda mu kabari abakecuru njyewe najyaga njya kwa mukecuru njyewe najyaga mbona biyemera kwa nyogokuru ngo sasa muroga wakambara imyenda nk'iyi myenda nambaye izo yambaye mu cyaro ugiye neza uri umusiri ugiye ugasanga aravuga bashaka udukobwa tw'i Kigali baza ruturaya abakecuru bo mu cyaro baba bambaye amajipo 3 ariko bya bintu biracyabaho njye nyogokuru narabibonye amajipo 3 biracyabaho kubera iki se bitabaho abakecuru barabikunda ubu si sheri wa Nyamabo wani sheri wa Matsiko yahageze ni wese uramuzi se wowe nawe ngiye kubona najyaga mubona gusa afite amaso afite amaso barasa none turasa ndabona igikara aya nabonye ari igikara none inzobe namubonye yishize n'uza yabaye inzobe igikara none njye namubonye yambaye iki ijipo nkaho ugiye ndi kuza hano hano ku gipangu bari kuvugana nawe twina yego sinzi aho atuye ariko ni hano ku gipangu namubonye nabishobora mu gasyata ngo wasanga ariwe baracyamaze kugira ngo ko yinjira ngo murebe niwe bari kumwe rwose nimba ari hanze aramureka yinjire ntabwo amureka uwo niwe bari kuvuga ngewe bitewe n'ukuntu Matsiko yiyemeraga ngo ni mwiza nshakaga kumureba none ukamuza naho muhuriye ngewe nshaka kumureba ngo ndebe ukuntu ni mwiza naho muhuriye mana we shamba shamana we tudututaze utu tuntu nyine nshaka mani kuzaduhambura nka karaka uba zikariwe ariko nyine n'umusaka nyine nabwo muhite mwitega ndebe wari ntabwo ari mwinshi cyane biga cyamani uzakarage tuno duhambura nshaka kuzaduhambura ubundi ngakaranga mbaga nipesha kugishana nabikora Matsiko sinari ko ushobora kunkunda nk'uko bikora nubwo muri bize muri cyamatsiko nyine cyamatsiko tugaburira ngaho twese cyaba duteretse ubundi tukakiyora sibyo yego tukakiyora tukadunda hasi cyamatsiko kuri adunze Fiona tukadunda hasi tukazitwa umwe agafata ukuguru n'undi akajyana ahangaha n'undi ahangaha uvuga izi ngendo baba we yakubise gira gutyo utambuka sinari nzi ko ushobora kunkunda nk'uko ubikora nubwo buri bize kazaba ari kenshi dore wa mugore mwakunze shayi umugore baramukunze shayi muri abake barya kazaba ari kenshi ko mbonera umwanya agomba kunyigisha ukuntu bisiga makeup arabizi cyane mwegerane shayi yicare baramukunze icara rwose wabonye yicara nushaka wicarire gutyo wabonye ukuntu abantu bagukunze we icara cyane ngo bikurikiranye mu kiganiro wabonye ukuntu abantu bagukunze umva sista mushiki wanjye utambuka kujya guhata amateke mawe urabona ibyari yahatiraho mu cyumba ntacyo meze uteze we yicaramo neza nawe kuko wicara nk'umuntu utwite ubu utwite indi uyu nguyu nyine yicara kiri mwabo none uzi ko ugira n'umwanda
kurambaye ikariso y'umukara mama Yes we kandi nayizuminze yishyiraho yerekana y'umukara shano kuvuga ngo rero wabanye sheri wa ariko matsiko afite amaso meza reka na oya cyakoze amaso no mu kanwa kabisa oya byose nk'iby'inyana umva ufite amaso manini njyewe nabonye ikiganiro hano urumva ikiganiro wakoze na matsiko kuko matsiko ni sheri wawe nase njyewe ntabwo matsiko ni uko ukana nawe sindabyemeye hari kubera nyine bitewe n'ukuntu mbona uri mwiza wakurikije iki muri byo kuvuga nibyo mvuga reka nkubwire noneho rero iyo ugiye gukunda njye ntabwo namukunze muri iki mitungo cyangwa ikindi kintu oya ntayagira biraba yiranagagira inzu arabeshya ni ikiraro ahantu hose ko mbona mu kiganiro avuga bikora akakwibwirira mushaka amabwire gutera ukuntu nyine wamufunze nakubonye ubundi nakubonye aba mu kiganiro avuga ni bya bindi bya YouTube baba bashaka content n'ibigezi apana ibyakoze none Brenda naje hano kasi twumvaga muri bwani ku bundi wo Brenda nuwa arajya mbwira ngo Brenda nuwe umwe wabanye mu kiganiro kandi mwamubeshyira nuwo bari bazanye ngo wenda muvuge ko mukundana bari bazi ko ari Brenda nuzaririmbye Bruce Melody ngo guki bitewe n'ukuntu amuririmba hano ntabwo ushobora kubyumva ariko ahantu hose agiye atakuvuza umva amatsiko aragukunda mana yanjye icyakoze amatsiko biriya yakoze ubundi umugabo wese wubaha umuntu akunda amwita nyina akwita mama igosha yego nukomeza umukunde abuze nk'abana nzabatwerera imodoka ni ukuri pe matsiko nzamubera paresha basi byiza kubera paresha usha rwose arabikwiye uzamubere parete matsiko sare ikintu namwima nta na kimwe ni ihoho ryawe icyo cyo kirasoma ni icyamatsiko arasaba abandi kiro cyose nirahise ngikiriye kapigishyira siranse isi siranse cyangwa izemi handitseho na sheri ntusagera sheri umwe agira benshi nawe urabizi dore guys banza ari mbesha murebe ubone amatsiko handitseho tuvugira mu kiganiro ubu arimo aravuga ibi ushaka kuvuga umugore aragutumira ushaka kujya kwerekana natagutumira akakwerekane nta mugabo afite simubibonye barakaye iyo umaje uzi kera naraje tukibona yanterese ntazi ko afite sheri ni izina ry'Imana ambwiye ati ndagukunda niyo njye nahise mubwira ati afite umukobwa witwa Brenda uyu nyine yaranterese amaze kuntereta uyu yarambwiye ati rero mubwire Soni ati matsiko wandi twahuye hana uramwibuka ntamwibuka ati harangira ajya kutujyana mu kiganiro umupapa witwa Nyamabondo atari kwamwatsa amafoto mwohereje amafoto ya posting atari ko sheri yabwiye ko ari nyakunda ngo afite umusheri ngo umusheri yanafushye ngo banavugana ngo ndumva gutya na gutya ndavuga nti mbega aho kuba i Kigali ndumirwa none njyewe nari mfite amatsiko yo kureba umusheri wa matsiko si umubonye umva nizere ko usubije ariko ikindi kibazo mfite ni kimwe ubundi uri kumwe na matsiko wakwitaho iki matsiko nawe umuntu wabuze gutera ntakubeshye matsiko azi gutanga keke azi gu ntabwo ujya kugira ngo tukubwira ngo izo arizo zose biba byemerewe rwose nicyo kintu mwese ntabwo ibyo gutanga ko iyo uvuze gutanga kandi ibyo ntibizamo uburyo bwo kutaramuha hano hari umwana uhari waramuhaye rimwe se ntacyo bitwaye hatubura ko wamuhaye uzamuhe mwabanye mu gihe babishakira umukuri bagakomeza ujye ubyibuka aka kenshi na kenshi ari igihe mushobora no gukora n'uwo mukuru agahita kwanga yego ako kantu rwose ariko icyo gihe ngo ntabwo woyemenya ntabwo buryoshye oya abayahunda bazabimenya ukuntu ashobora kuza sibyo wenda akavuga ngo ajeho rimwe mukabikora rimwe kereka ubitaryoshye aza ahita agenda ariko yagiye akagaruka akazi ubwo noneho uwo matsiko aragoye iki wamunganye iwanyu babaroga ariko ibyo ni ibiki oya natasize nayibujije
ariko nabwo nsubije nawe waje ngo matsiko yo muri kumwe kwita ngo iki yesuwe iyo turi kumwe aha hari igihe ampamagara mami we wow yego utundi tuzina twose none se ikibazo uzi impamvu se nari nagize ikibazo ubu ni igihe nshidikanya ko matsiko ashobora kuba abeshya ko agukunda cyangwa se we yibeshya ko wowe nyine akavuga ko umukunda kandi atari byo matsiko hano twicaye akajya avuga si witwa Brenda we yatubwiraga niba ari buriyo Brenda ntabwo yari azi Brenda niba ari Beri wari uri kuyica abishaka we yabyitaga abishaka ariko kuvuga Brenda arabizi yatubwiraga ngo ntabyo yari azi imbere y'inama reba hari ahantu handitse ngo iki hehe hariya kuri la mashini ikorera ji bashyiramo imbuto igakora ji aho handi ko yakwanditse ngo Brenda siyanditse Brenda ibaze kandi nyamubwiye ati basi koperana hariya kuri la mashini kuri kiriya gikarito utiyabura wakiye gute oya kariya bakitaga Brenda gasigaye ariko of course njye nitwa Brenda aka Brenda wowe nuvuga ngo uri Brenda yitwaga Brandine oya ntabwo ari Brenda nose ukamubaza Brenda uvukaye njyewe mvuka i Kayonza uzi ko akazi rero ngiye gutura ngiye kwimukira ko mugiye gutura amagana he ngiye gutura i Kayonza hariya mu mujyi muri bari Rwamiko hano nzi heza i Kayonza muri Nyagatovu ni heza cyane ntange noneho ngiye gutura ubu ngubu nshaka kwimukira muri kuri kwezi cyangwa kwa mbere yego muri kuri kwezi ngiye kuba umuturanyi wanyu oye ngiye impamvu nyine nari mbibaje nuko matsiko we yatubwiraga Belinda none se kuvuga ngo wavutse ryari kuri aho witwa Brenda njyewe icyo zira Brenda ntabwo umunyarwanda upfa kuryitwa anavutse 2001 bakabita Brenda yego Uwimana Uwimana Brenda cyangwa waryise ugeze i Kigali ese niba atari ibanga njyewe matsiko yari amazina yambeshyeye we ntuyahate yose niba yarashakaga ko yumva ko namukunze cyane sibyo ngo yitwa reka myavuge yavuga n'urya imboga yarambwiye ngo yitwa niba ari Bakizimana Eritiye nibyo koko yego cyane kuba yitwa Eritiye inde Eritiye cyangwa ushaka no kuvuga Heritiye Eritiye uyu arimo Jean Dodiera gawe wa mungani na Jean Dodier oya kandi yarambwiye ngo Bakizimana ngo Eritiye suka kurusha atari yawe shako nabonye se ari amazina ari ayanyu matsi wagiye uvugisha ukuri ntabwo bishya oya nafite simukadi zose nuko zibaruye ku muntu wengeye nuko yambwira zitakubariye wowe uri igisambo niba nongeye simukadi ni ukuvuga ko Diamond natunze telefone naragira irangamuntu amazina noneho njyewe abaruye kuri simukadi yanjye naya muntu oya none se ubu kandi yari ari umuntu mukuru birabyo ubu wafashiraga mu ntago uragira yewe njyewe okay nshobora kuba nyifite ariko nakunda kuyikoresha ibitswe n'ubu ariko umanura gukoresha simukadi yawe ari byo byiza ariko kereka wenda ufashe nk'iyo simukadi itakubaruyeho ukaba wenda uyibitseho amafaranga ubwo se nyirayo tugiranye ikibazo akajya kuyiswapisha akayatwara kereka utamwizeye nanjye wizera umwana w'umuntu agire none reka nkubwire nyine ubu se wenda nka mama wanjye yakihekura mama wawe nyine nanjye nuko nanjye ubundi rugero atari mama wawe n'undi se muntu ntabwo wahandi bahemuka cyane rwose barahemuka ndetse n'undi mpamvu rero mbikubwira mutse ko se mufite ubukwe ryarira twebwe ariko muraza kubivuga mu kanya muri ibyo mwene ngibyo twe tuza kuko ndashaka ko mubivuga mukanatumira mukaka kuko nabonye ufite abafana benshi mukaka inkunga y'amasengesho n'amafaranga cyane agasubye komantere ndetse na cyane warazisabye ndasaba batera gukunze kandi nawe urabakunda shanageza uzi ko njye ibaze ko njye nagukunze naje mbiranya amabondo ndinshakira umugore wa matsiko arambwira ati si cyamatsiko kiratuma turamuhamagara kuri buze ntabwo njye nabyizeraga nabonaga ari njyewe matsiko rero ngo warebye nanjye kuvuga ngo umugore naza ejo muzajyane mujye kumusura nari ko uri mu bitaro ya ntabwo narenze ariko ndabikwaye mba ndi kuvuga neza ndumva wenda gusararamo cyakoze uzi kwisiga akamekapu cyane ukuri urabizi cyane noneho karanamubera abagore mugira amagambo koko nawe
oya noneho njyewe ariko arabizi pe n'amafoto matsiko ya posting mukuru urabizi ako yewe ibizi nabishobora matsiko oya bitewe niyo wabyise none se ko twavuze nyine yavuze yarimo arasereza imwe ngahora yambaye amapantaro ndamwana rero nangira umugore wawe mbona upostinga mbona mubona yambaye amapantaro ntiwamunyereka yambaye ijipo eka yaraje avuga ngo uretse gagiye kuzangaha yambaye oya nanikeneye ndibaza se iyi ntabwo yarambizi oya nanubwo nari mbizi ko esuwe nuko nyine hari icyumweru nkunda kwambara imyenda hari n'ikintu nkunda kwambara imyenda ubwo rero iki cyumweru natangiye ni amakanzu gusa kigira kirangiye njyewe ni umusirimu Ni umusirimu. yewe ndabyuka ibyo pfa kuba bimeshe wa mungane wawe bimeshe wiyambarira pfa kuba bimeshe data njyewe nikundira byuka nkubitamo pfa kuba bimeshe iyo nambaye ikanzu akenshi na kenshi iyo nambaye wowe mpamvu ikanzu ukunda amapantaro nuko uzi ko nyine byageze iyo nambaye ikanzu mba numva nambaye ubusa oya hari mba numva ipantaro ari inyambitse none hari Mba ndi umuyaga uri murinjiramo uwo umuyaga uri murinjiramo umuyaga oya nyine wambaye ikanzu Eh. wumva utambaye umuyaga uri kwinjiramo mba numva nambaye ubusa Nyine mba numva umuyaga uri mbangamiwe kwinjira huya ntabwo ari ukuvuga ngo umuyaga uba uri kwinjira ngiye guhera mu bwana bwanjye niyambariraga imyenda ya gihugu oya hari n'ukuntu sibyo data si bibaho bibaho cyane Bibaho. ariko akenshi iyo ukunze kwambara imyenda amapantaro gusa hari ukuntu wenda akenshi na kenshi abatipe bakunda kureba akanareba cyane ati mpamvu yambaye amapantaro cyane afite amaguru mabi ashobora kuba afite amaguru atari proud yo kuba yajya mu bantu cyangwa ntuyidore soni mfite amaguru meza cyangwa mfite amaguru mabi uriya mugabo wawe mwabivuganye aramubwiye mfite amaguru meza cyangwa mfite amaguru mabi uzaze wambaye agakanzu cy'akajipo abafana ntabwo mbikunda uyu munsi uzabikunda kubera twebwe nakumva mbangamiwe nta nubwo nakumva nidusoza nisanzuye kuko ntabwo ikiganiro uzaza mbikunda n'ipantaro n'ijipo Ntabwo utangire ikiganiro wambaye ijipo mwinyambika ibyo nakunda nusoza ntabwo mbikunda ariko ukunda amapantaro none se ubwo Njyewe babaye nkunda role amapantaro. y'ijipo rore y'ijipo aho ngaho niho byangorera ntabwo nabasuzugura nayingize ngo abisubize ntabwo nabasuzugura ariko nyine byangora twagiye wowe wa mbere uri gusambana ryari kera cyane kera ubwo yoza ryari ryari muri uriya mwaka sambana ari mu mwaka se sambana ari mu mwaka oya ntabwo ari impamvu ni uko ubuse nabikorana nanjye barabuze urabiteganya ryari cyane ntabwo mbiteganya hafi aho kubera ko nasanze nta cyiza cyabo nta muntu ugira ukunda se hawe seriye gisinga umuntu uri tayari gisingo saci ubwo abadiyasipora babyumva babyumve rwose ndahari uwo hagati se ariko hagati warayihorera uwo bimeze bitera ndayitinya kandi irakugezemo nyine ndayitinya inuzi tubigiteye mbese ntabwo uzi ko umuntu atinya ikintu atinya ishyamba ishyamba bitewe uzi icyo n'icyo wahuriyemo nacyo cyangwa niba kwa kuno bavuga ngo ntahitinya itarungurutse nararungurutse rero ibintu byose rero ugomba kugenda gake 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 kuko iyo uhubutse hari igihe bikubana nata madamu matsiko umaze gukora n'abagabo bangahe kugira ngo amatsiko azana abizi azukuri azukura umaze gukora n'abagabo bangahe cyangwa abasore bangahe yisubuye n'abasore bangahe agize isoni kugira ngo nawe kuko nabo ni indaya ukururega ni ku isi ari bukiki yego iki cyarasaze nacyo ubwo se iwanyu baba baroga kubera ko ariwe ukunda ndi proud ye matsiko yego umwatsiko mwarahuye kandi mu kanya wabihakana oya matsiko twaragiye amanyese nibyo twakubajije rero kugira ngo nta cyaha kirimo okay twakubajije mu guhura n'abagabo bangahe burya none aha ubu matsiko yarihanganye urabona ko uba buri isuki njyewe uba w'inyuma yawe ni wowe wowe inyuma yawe wa mungane yego ndacyari wawu nibyo nabwiraga amatsiko nti isugi ubu matsiko yarakwihanganiye ndetse na cyane ariko arihangana kuko arankunda nanjye ndamukunda mbese ko ari igihe bavuga ngo urukundo rugaragarira mu bikorwa matsi ni ntabwo bande ibyo binajya bikubwira okay urukundo matsi ni bande babwira bazagaruke sha ibintu byabonetse twahembwa babwira bazagaruke ejo niko bazagaruke warumvajije ngo nari mubajije ngo yarabyihanganye iko ntabwo ariko warumvajije ngo
ngo urukundo ngo rugaragarira ngo mu bikorwa n'iki n'iki. Okay, ariko rugaragara mu mibonano mpuzabitsina. Oya ibyo barabeshya. nanjye barabeshya ndetse na bose wowe bishatse ubigenza ute? iyo mbishatse oya ntabwo bivuze ngo umuntu kubishaka ni wowe umukobwa wabishyize. ariko ujya ubishaka ujya ubishaka ntabwo ari buri gihe icyo ari cyo cyose. iyo ubishatse se kandi hari bimeze bite? Okay, iyo mbishatse nirinda kubyimaginamo cyane. Uri kumva Mubaza- nirinda ariko ujya nibabaza muri kumwe kuko nawe iyo abishatse se wibwira ko nawe yagutegereza. oya iyo bishatse arihangana. matsiko barihangana ko matsiko byaba mukanya ari byiza simuteranye nawe tati wajya ugaruka gutya muri nabwo tatire wajya ugaruka muri simuteranye nawe ariko matsiko mukanya amaze kutubwira ko ejo yari ari kumwe n'umukobwa bararanye. njyewe umukobwa na Ange uramuzi? ntabwo muzi. noneho reka mubwire yatubwiye ko uwo mukobwa ngo yamuguperesanse ngo yamukweretse mbere y'uko mukundana. umuzi. Okay, ndamuzi sinabona ibikorwa ko bamutahanje. uyu mukobwa niba ari umukobwa niba ari umumama burebe kuba mubwire ndagutera telefone kuko nta kuru ufite wantu. oya Ange ndamwibuka nuko nyine uwo Ange yakubwiye ko bahuye gute? bahuye gute? baziranye gute? nyine yambwiye ko bakinana bahuye nyine baje gukina. niko yabivuze. noneho twe akenshi na yatubwiye kenshi oya rero nyine ko mbwira impamvu hari ukuntu umuntu ashobora kukubwira ikintu bitewe n'ibyo muri wowe uba utekereza bikaba ngombwa ko utabyitaho. ariko nabyitayeho nkabishyiraho umwanya of course ukuntu aba mbyibuka. ariko ubu ngendeye ahazaza hanjye naho umugabo wawe nta mugabo ufite na seri wanjye mfite icyankareba gusa ahazaza hanjye. iby'abandi rero ntabwo njya munsi kubyitaho. noneho kumbwira ngo bamubonye ari kumwe n'undi muntu cyangwa bararanye noneho jamais n'uwanabimbwiye ntabwo nabyumva. ngwiki kireka nabyiboneye gusa. none ko yaposta inzu y'inguyu ukarakara. noneho iyo ubuye aho ntabwo narakaye. hari ukuntu ushobora kubona ibintu bikaba ngombwa ko ubimubaza. n'ubu byarangiye nyine ndamubaza se uyu muntu wapositinze bimeze bite nabi nyine aransobanurira. amaze kubisobanura noneho ngize amahirwe noneho ari mvuye no mu kazi aranabimbwira shahita numva nyine ndamukunda kuko zitandukanye. mwahuriye ariko ubundi sitwahuye twahuriye hano kuri gate ndi kuza hano nibwo yabisobanuriye noneho amaze no kubisobanurira n'uyu nguyu nawe abimbwira ariko nyine nshana namurakazi umukunda n'umufuhira. uramufuhira birumvikana. bakubwiye ko yararanye n'umuntu ntiwabyemera cyangwa wari buhunga. ese ni igiki kamwibarize utubazo tw'amatsiko ni igiki amatsiko yagukorera uramwanze utabeshye nabeshya Imana yo mu ijuru nawe naza kureba iki kiganiro abirebe namufasha byamenye n'undi muntu ntose bagufasha njyewe nuko ntabikora nanjye. ntuzuri nenge pesa kigero kigacika n'ifoto y'ibyo mu mazi aranyeganye nyine ndabyumva sibyo ushobora kubikora bigucitse yego kuko twese turabana ariko mwifatiye gutya n'amasuku namwicara tukabiganiraho nkagira ibibazo mubaza mbese ahantu turi babiri ese ko watubwiye ko utaramuha kandi ko abasore b'iki gihe iyo utamuhaye ajya kwiranja hanze aza kwihanganira yego yagukunda kiyiranje hanze. ubwo usanze wanze kumuha akajya kwiranja hanze wababara kandi ariwe wamwiba. okay noneho then reka nkubwire abantu bakundana baba baziranye ibintu byinshi hari ukwihangana mbese tuba dufite details z'ibintu tugenderaho. ngewe gutyo avuze ngo abira binsabye ndabyanze bitewe n'intego tuba twarihaye. mufite n'intego njyewe niba ko hari ntazi gutereta noneho ntabwo yabitindaho kuko igihe nzamuhera kirahari noneho akabifitiye ngo ukabishaka akabifiringa fresh. yego mutwaye mutarwaye mubyutse birakaze. njyewe rero ntabwo twakunda rutamu reka yeke imbere y'Imana kubera iki se n'uriya waje kugira ngo dusezerane yabaje kuvuga yabaze kumpa numva araryoshye. n'abandi ese ubwirwa n'iki ko umuntu aryoshye ubwo nyine ntabwo ujya gushakisha ejo gitabubwira ati ejo ni vuba vuba tujye mu murenge n'ibiki twakoze uwo tuhita munsi tujya iwabo tuva aho tujya gusaba no gukwa tuhita tunabana
ikawa ni sawa ariko hari uguha hari uwo nako uha ndakwanga nagirira waba umeze neza cyangwa waba umeze nabi none se urega usubira nakubwira ngo umuntu ubishye ashobora kuza rimwe wamuha akagenda agiye ariko byose numva byanga bikunda akwizirikaho pakaragaro nanjye niyo mpamvu nabona yiziretse umwiziritseho uraza mu kubeshya nta n'umugabo ufite umugore uryoshye wamuca inyuma hari abagabo nabo birukanka mu bagore bagira bafite abagore babishye oya ntabwo uvuze gutya ariko hari n'igihe ashobora kuba ari n'ingeso yiwe ari ingeso afite irari ariko no sirari ntabwo ribaho kajya ku ndayo ndayo akayigira none se reka mubwire none akank'urugero nyine ni irari nyine irari ry'indayi imwe ntabwo bibaho iyo ugira irari ku bantu bose ejo wagiye none se babyita gute babyita ute buriya nka nzovu wagira irari nayo akagira irari kubera iki kubera ko bahora birukanka mu ki mu ndari mu ndari ariko urwego bifitiye umugore umwe ukumva arakubihiye wenda tubari ukajya ahandi ukumva biranyerera ukumva ntibiri kujya gushyiramo ingufu ari vuba vuba nyine tuhaguma urebera ukajya ushaka ukajya uhahinga bigira ariko hari n'ubwo sibyo umugabo aguca inyuma sibyo cyangwa mukaba mubana sibyo akakubwira ngo ngiye mfite umugore wanjye araryoshye sibyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi akavuga ati njye ntabwo nshobora kurongora umugore wanjye kuva ku wa mbere kugeza ku wundi ngomba gushaka n'undi then ubwo n'ibishyimbo urabigabanya sibyo ibyo bintu byo bibaho ndindahiro shangiye rwose ntabwo nemeraga ko uri madamu matsiko noneho urabyemeye ntabimwemeza